Hello guys, muri iyi video nkuko mwabibonye kuri thumbnail tugiye kubereka uko televiziyo ikorwa, amwe mu PS ayigize, hanyuma tuzahita tubereka nuko zikorwa. Iki ni igitanda cya televiziyo zino zisanzwe. Tugiye kubabwira rero ama PS arimo amwe namwe, hanyuma ku buryo umuntu wese aza gusoza iyi video amaze kumenya ama PS amwe namwe agize televiziyo. Kandi aya PS mbibibutse tuzagenda tunayagarukaho, muzasanga aya PS ibikoresho byose biyagira nubwo abadateye kimwe. Buri electronique ama PS abamo namwe nuko abadateye kimwe. Rero iyi video ntuze kuyisoza utarebye neza ngo ugere ku musozo, kandi wibuke gukora subscribe unaliking iyi video kugira ngo umuntu wese uzabasha kubona iyi video nubona we hari icyo igufashije ubikore kugira ngo nabandi bazabashe kuyibona. Twihuse rero iyi video yacu muri kwareba ikarita motherboard, harimo abayita plaquette, harimo abayita motherboard, harimo abayita uburyo butandukanye. Tugiye kureho rero bimwe mu bice biyigize. Utu tuntu reka duhere kuri iki ngiki, uri kubona ko ni yitwa capacitor cyangwa condensateur. Urabona ko irasa niyi, hanyuma igasa niyi, igasa n'utu ngutu. Utu twose ni twa condensateur ariko dukora ibintu bitandukanye. Urabona ko nk'urugero urebye iyi ngiyi urabona yanditseho 25 ku 10 nanofara, ariko tugiye nko ku yindi usanga atari byo byanditseho. Kuko nk'urugero urabona nk'iyi ngiyi urabona yuko yanditseho 160. ubwo ni iyi ngiyi turi kuvuga, ni turi kuvuga 160, ikaba ifite 160 kuri 47 nanofara. Izi kondensateri rero urumva ko ntabwo ziba ari zimwe, ariko umumaro wazo nuwo gufilteringa unwanted signal. No kuvuga ngo na amasinyara badakenewe ifilteringa umuriro kugira ngo umuriro ugende neza, ariko utambuka muri zindi PS ziba bugende zihererekanya umuriro kugira ngo igikoresho cyawe kibashe gukora neza. Ariko izi kondensateri zikaba zanabika umuriro, nk'iyi cyane iyo muri alimentation. Iyi ni kondensateri yo muri alimentation. Nuvuga ngo alimentation yi televiziyo, iyo tuvuze alimentation ni igice, ni supply. No kuvuga ngo ni igice kiba kinjiriraho umuriro hanyuma kikanatanga imiriro itandukanye, nicyo cyitwa alimentation. Muzumva abatekinisiye bavuga ngo dore ikintu cyawe cyapfuye alimentation. Ubu iyo bavuze alimentation aba harimo utu PS twose, nk'uko uzi alimentation yo muri boutique ko usangamo ibintu byinshi bitandukanye. Hari aho usangamo imigati, ugasangamo ibintu byo kurya bitandukanye, amabiswi n'ibindi. Aha rero ni televiziyo nayo igira alimentation, niyo usangamo utu PS twinshi dutandukanye. Nk'ubaka ngaka reka we namberekemo dukeya muri ibi biri muri alimentation. Hari iki kintu cy'ubururu kitwakirangije cyitwa capacitor. Iki kintu cy'ubururu nacyo gisohora imiriro itandukanye, kuko televiziyo buriya yatswa n'imiriro igera muri 4, ikoreshwa n'imiriro igera muri 4. Ariho harimo umuriro umwe w'110 ariwo ugomba kwatsa, ariwo umuriro ugomba kwatsa televiziyo. Buriya yatswa n'umuriro w'110. Uba waturutse rero kuri iyi, ni ukuvuga ngo iba yaturutse kuri iyi chopper igaproducingwa n'aya madiode atandukanye. Uko ubona zino diode zigera muri 4, ni imiriro ine rero ibasha kwatsa televiziyo. Harimo umuriro uwita usohoka kujya kuri izi kondensateri, uyu muriro w'110 ari ugera no kuri horizontal. Televiziyo igira na horizontal. Mvuga ngo televiziyo izi z'ibiromba za kera zigira vertical zikajyana na horizontal. Rero uyu muriro hari umuriro ushinzwe kujya kwatsa iyo horizontal. Byensiri tuna commandinga kuri THT. Hari icyuma cyitwa THT kiba hano, nacyo kubera ko nagikuyemo kuko mfite ibintu byinshi nzabigishaho n'abatekinisiye benshi batazi. Iki cyuma cyitwa THT kiba kiri hano. Hanyuma rero nkuko nanimbe bakubabwiye, kuri iyi THT tuzahigaho ibintu bitandukanye. THT ijya hano, icyo cyuma kirakaze nicyo kizamura umuriro
ufite volte zirenga ibihumbi 10 aribyo bigaragaza amashusho ku kirahure kira cya CRT kira televiziyo zira televiziyo za kera. Ndumva byumvikana cyane rero. Iyi twari tuyivuze iyi chopper isohora umuriro hano ku madiode. Diode ntituzazitindaho cyane, haruba ari umweru niho haba positive, hano inyuma haba ari negative. Umuriro rero winjirira hano muri negative muri izi ceramic ukuntu zikora. Iyi chopper ukuntu ikora yohereza imiriro hano muri izi diode zikagenda zitandukanya bitewe nuko izinze iyi chopper. Urumva ko iyi chopper ifite akamaro gakomeye cyane itanarimo nta nubwo televiziyo yakwaka. Niyo itanga iyo miriro igera muri 4 igasohoka ari imiriro ya AC, hanyuma yaca kuri izi diode igahita ihinduka ama DC. Ndumva ibyo tuzabyiga cyane, nekereza ko AC na DC niba mutabizi muze kunyandikira muri comment mbibigishe, uretse ko n'umuri nayo video bizakurikiraho. Ndumva byumvikanye cyane rero. Hakaba utuntu tw'ama resistance, izi ni resistance, aya bara ama resistance atandukanye. Hanyuma izi nazo ni capacitor ariko zo zitwa ceramic, nabwo n'ubwoko bwa amakondensateur cyangwa capacitor ariko y'ubundi bwoko nyine. Izi nazo ni capacitor. Hanyuma n'izi nazo ni capacitor. Hanyuma aya ni ama resistance yo twayize. Aka kantu kitwa Zener diode, aka ni aka diode kitwa Zener, aka nako nzabigisha umumaro wako. Aka gashinzwe kuba gatanga umuriro uri constant. Nukubanga aka kantu nzakabigisha. Kano ka diode nako utuntu muzajya mwumva mushaka gusobanukirwa ushobora kwandika muri comment hasi ku buryo nzagufasha nkagusobanurira cyane. Ukubonamo n'iki gisiriko kinini, iki kiyahise kinini, yitwa Synchro, ni ishinzwe guhuza televiziyo na decoder. Iyo ucometseho decoder kugira ngo ubone ibintu biri kugaragara kuri screen, ni iyi Synchro ibi bigizemo uruhare. No kugira ngo televiziyo yake, iyi Synchro ni ibi bigizemo uruhare. Iyi ni nkaho ariyo umutima w'iyi karita. Nukuvuga ngo iki kitarimo ntago televiziyo yawe yakwaka. Ndumva byumvikanye cyane rero. Iyi nayo ni capacitor. Hanyuma hakanaza n'uyu mugozi n'ubundi winjira ku kirahure kuri tibe kuri CRT. Iyi rero yitwa yo serite, aka kantu kitwa serite, kugira ngo biri kumvikana cyane. Ubwo rero ndumva iby'ingenzi bimwe ari ibyo ngibyo, ariko ndashaka ko ibyo wumva ushaka ko nkubwira muri video uza kuza kubimbwira muri comment. Aka kitwa gasiriko k'amajwi, aka ngaka. Reka rero mbasobanurire imiriro, iyi miriro uko ikora igera muri 4 iri aha ngaha. Hanyuma televiziyo ntekereza ko mu bintu bimwe by'ingenzi bimwe ndabibabwiye biba birimo. Ndabibabwiye ama diode twayabonye, ama resistance twayabonye, ama capacitor twayabonye, Synchro twayibonye, IPS yitwa vertical twayibonye, horizontal iba hano ruguru ya vertical. Ndumva byumvikana cyane. Ubwo rero ndifuza yuko icyo ubona waba udasobanukiwe waza kuza kunyandikira muri comment. Imiriro rero isohoka hano harimo wa muriro w'110 ari wo watsa televiziyo ujya kuri horizontal, hakabamo n'umuriro wa 21 ari ugera kuri vertical. Vertical nayo igomba kubona umuriro kugira ngo televiziyo ibashe kwaka horizontal na vertical. Uriya televiziyo y'ikiromba yaka umurongo guhagarara no gutambika. Ubwo rero izo PS niyo mpamvu zinabamo habamo vertical akabamo na horizontal. Ishobora no kwaka ikaka umurongo utambitse, televiziyo waya tukabona iri kwaka umurongo utambitse. Niba icyo kibazo cyarakubayeho bakagikora ntobimenye, use kunyandikira muri comment nkubwire ikiba cyabiteye n'icyo bahinduye wumve niba barakwibye. Hanyuma hakabamo izi diode zindi ebyiri, hakabamo diode isohora 12 ujya kwatsa ampuli ya televiziyo kugira ngo ivuge. Igira ampuli ariyo ihagarariwe n'iyi. Aka gace niko ka ampuli kayo kariho utuntu gutya hano ndi kunyuza iyi. Hangaha gahagarariwe n'iyi sirikwi y'amajwi. Urabona ko n'ama mikoro acomekwa hano hafi ahangaha. Urabona ko niho hano haba ampuli ya televiziyo. Hanyuma hakaza n'umuriro wa 5 ushinzwe kujya kwatsa akantu kitwa Liprom. Aka ariko gatanga kabika amakuru yose ya televiziyo. Kwa kuntu ushobora kuba wongereye urumuri bihita byibikaho aha kuri kano gasengo kano Liprom. Urabona ko Liprom iba hafi y'Isenkoro. Aka niko kabika amakuru, kabika amazina televiziyo, izina ryawe uko yitwa, nimba ari Sharpe, nimba ari GFC, nimba ari ubwoko bwose bwa televiziyo utunze.
ndumva byumvikana cyane rero. Ubwo rero nizi nazo ibi by'umutuku ubonamo nabyo ni capacitor, na amoko yandi ya capacitor yitwa ceramic capacitor agiye akora imimaro itandukanye muri iyi karita ya televiziyo. Ndumva umenye bikeya muri theory ya televiziyo, ariko ushobora kuba ari nk'ikintu wifuza kumenya cyihutirwa kuri zino televiziyo. Uretse ko tugiye gutangira kubereka ku ma flat, wowe icyo ngusaba ukore subscribe aho ngaho. Ukore subscribe, ngiye gutangira kubereka ku ma flat. Ama flat yose uko akorwa, niyo ngiye gutangira kujya mbereka ukuntu akora. Arahari rwose menshi cyane, ngiye gutangira kujya mbereka ukuntu akora aya ma flat. Ibintu byose bigendanye na flat hamwe n'ama computer, ibi byose muzabyiga, muzabimenya. Tugiye gutangira kubyiga cyane. Niyo mpamvu rero icyo nagushishikariza, fata iyi link y'iyi video uyoherereza inshuti zawe, cyangwa uboherereza izina ry'iyi channel, babwira uti mukore subscribe kuri iyi channel, kuko mugiye kumenya ibintu byinshi by'ikoranabuhanga. Mbibutse ko ikoranabuhanga aho turi kujya no kuvuga ngo ni ngombwa ko ugomba kubuzi ikoranabuhanga, ni ngombwa ko ubuzi bino bikoresho ngo bikora gute, ni ngombwa ngo ubuzi ikoranabuhanga muri rusange. Ubwo rero ugomba kugerageza ukaba uziho inosiyo. Hano rero haba akantu kitwa fusible fuse, ariko gacamo n'umuriro. Iyo ucinjizamo umuriro, umugozi w'umuriro hano niko kitwa fusible cyangwa fuse mu cyongereza. Ndumva ibintu byose by'ingenzi mbibabwiye, uretse aka PS ntababwiye kitwa transistor. Aka kitwa transistor, gakora mu buryo bubiri, gashobora gukora mu buryo bwa switch, gashobora no gukora mu buryo bwo kuba kagenda gatambutsa imiriro mu buryo butandukanye, kuko kagira emitter na base na collector, kagira amatamino atatu, kagira amaguru atatu. Tuzabirebaho byose. Ibyo muzajya mubona mukeneye, nimba isomo mukabona niryo mwari mukeneye, mujye mukora like nimubona, kandi mugerageze mukomeze kuzamura kugira ngo uyu muryango tuwagure. Murabona ko uyu muryango ndagira ngo tuwagure. Naye naranze kubaha izindi video, ariko ubu ngo buri munsi mugiye kujya mubona video byibuze 3 ziri kwigisha ibintu bya electronic. Ubwo rero mwakoze cyane kubana natwe. Ikibazo wagira kuri iyi video ugomba kumbaza, nta kibazo, hano kuri Baza Tech TV. Nizere ko ni televiziyo yanyu, ni televiziyo yacu. Mukomeze mubaze ibibazo, icyo ubajije hasi muri comment ndaza nkagusubiza, ngahita ngikoraho video. Icyo muzajya mubona mushaka ko dukoraho video, mujye muhita mukimbwira. Icyo uzajya ubona udasobanukiye uzajya uhita ukimbwira. Mwakoze cyane, kandi abantu tumaze kugira ni benshi, barahagije abangaba. Aba bantu tumaze kugira mu gihe dutangiye barahagije. Tugiye gutangira rero tuboherereze buri kanya ama video atandukanye. Ndumva nta kintu hano kuri ikarita tutabasobanuriye mu buryo bwa theory, none tuzagaruka duhita tubabwira ama pratique yabyo yose. Ariko mu ncamake, izi capacitor nababwiye ko zigomba kuzibika umuriro, zikana filtering umuriro, zikatunganya. Izi diode zituma umuriro uhinduka DC wari AC. Ibyo byose tuzabyiga. Izi resistance zishinzwe kuresista umuriro zikanawutambutsa, ziraresista. Aya ma ceramic capacitor nyine na capacitor nayo agenda akora muri buriya buryo nagiye mbabwira bwa capacitor zikoramo. Haragenda atambutsa umuriro, afilteringa, atunganya. Urabona ko televiziyo iba yuzuzwe n'utu tuntu tw'uduhondo ntituzagukange, natwo n'uducapacitor. Ndumva byumvikanye. Kuyihindura ifite ikibazo akenshi iraturika cyangwa ikabyimba. Ubwo rero iyo uyirebyemo uhita nawe ubibona. Ubwo rero nzahita mbabwira rero muri video ikurikira, ndahita mbereka uko umuriro umeze waye wasa, hanyuma mitenza mbereka amakosa agera mu makosa 10 izi televiziyo, uburwayi 10 zikunda kugira, n'uburyo wabasha guhita ubu sobanukirwa ukanabusobanura neza ikibazo uramutse uhuye nacyo kuri izi televiziyo. Iyi televiziyo rero, iyi link mujye muyoherereza inshuti zanyu n'abantu mubona ko bakeneye kumenya ibi bintu. Muzana abana banyu bigire hano kuri iyi televiziyo ya Baza Tech TV. Ushobora kuba ufite umwana yiga electronic cyangwa yiga ibintu bigendanye n'ibyo ngibyo by'ikoranabuhanga, muzane kuko azahamenyera byinshi. Tugiye kujya dukora theory na pratique nyinshi zihagije, ku buryo umuntu wese ndifuza yuko uyu mwaka urangira buri muntu wese afite ubumenyi n'inararibonye ku bikoresho bya electronic. Mwakoze cyane rero, mwari muri kumwe na
na Baza Tech TV. Nakagaruka kandi ku biganiro byiza. Mwakoze kubana natwe muri iyi video, rwose murakoze cyane. Ciao ciao, kora like, usige comment aho hasi, ukore na subscribe. Ndakwinginze uzanshimira nyuma. Ukurikije video tugiye kujya dushyiraho buri munsi zizakwigisha ndabizi neza. Mwakoze cyane, nakagaruka. Bye bye.